Yesu ashimwe cyane bene data, yewe basuhuza ni Pasiteri w'Igihana mu kiganiro Saveri Divine. Uyu munsi turiga ku ijambo ry'Imana ryitwa kutibagirwa Imana, dusanga mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 8 umurongo wa 10 kugeza ku wa 14. Haragira ati: uzarya uhage, uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. Wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe ngo utitondera ibyo yategetse n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeka uyu munsi. Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye, uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Ubundi bene data, kuki kwibagirwa Imana ari ishyano, ari akaga, ari bibi cyane ku mukristo? Ubundi kuki iyi nsanganyamatsiko yacu igira iti kutibagirwa Imana? Uwibagiye se we byamutwara iki? Bitwaye iki se ubundi kuyibagirwa? Bene data, iyo umuntu asabye Imana afite icyifuzo akakiyereka, akagira icyo ayisaba, iyo Imana imusubije ikamuha icyo umutima we yifuza, intego y'Imana iba ari ukugira ngo ireme ishimwe mu mutima w'uwo muntu, kugira ngo nyuma y'icyifuzo haze ishimwe. Ubundi niyo ntego. Ariko siko bikunze kugenda ku isi. Abasaba bose, ntabwo bose ibyifuzo byabo iyo bimaze gusubizwa bisimburwa n'amashimwe, nubwo ari iba intego y'Imana kugira ngo nyuma y'icyifuzo haze igisubizo, hanyuma nyuma y'igisubizo haza amashimwe. Nubwo buzima Imana inezezwa n'amashimwe, Imana inezezwa n'abayishimira. Nyuma y'ibyifuzo haza ibisubizo, nyuma y'ibisubizo hakaza amashimwe. Ariko siko bigenda buri gihe rero. Iyo dusomye muri Luka 17 tugahera kuri 11 tugeze kuri 19, dusanga inkuru yawe Yesu yakije ababembe 10. Muri abo 10 harimo umunyamahanga umwe w'Umusamariya, bose ngo baramutakiye ngo nabakize. Bose Bibiliya ivuga ngo bose baratatse, bataka ari bose, bari bababaye bahuje ikibazo. Ariko amaze gukira, umwe wenyine w'Umusamariya bari ugarutse. Iki twereka ko Imana ifite intego yuko idukiza tukagaruka gushima, nuko Yesu agaragara agaya abo bandi 9 bakize ntibagaruka gushima. Yesu aragaya, Imana igigaya abantu mu by'ukuri barwara, Imana yabakiza bakibagirwa ko yabakijije. Imana igigaya abantu bakena, Imana yabakiza bakibagirwa ko yabakijije. Imana igigaya abantu bayoberwa bagashoberwa, Imana yabahishurira yabashoboza bakibagirwa ko ari yo yabashoboje. Imana iragaya abantu mu by'ukuri bananirwa, Imana yababashisha bakibagirwa ko ari yo yababashishije, bakiyita abanyabubasha n'abanyabushobozi. Imana iragaya icyo cyiciro cy'abo bantu. Ubundi ni bande bibagirwa bene data? Akenshi sinshaka kuvuga buri gihe, hibagirwa abantu basubijwe. Ni nacyo cyiciro giteye ubwoba. Ariko n'abatarasubizwa nabo bajya bibagirwa, ariko kwibagirwa kwabo kenshi kukaza kubera gucika intege, banze gukomeza bihangana, bakibagirwa Imana. Bati Imana ko Imana imaze iki, niba ibibazo byanjye bidogera bikarinda bigenda gutya, Imana irihira ikora iki, kwitandeba bireba abandi, ubundi jewe inyitayeho. Umuntu akaba yakwibagirwa Imana bitewe nuko abona ko igisubizo cyayo cyangwa inzira zayo zatinze kumugeraho. Ariko icyiciro Imana Yesu atindaho ni icyiciro cy'abakire, ni icyiciro cy'abantu abandi bari bakabona basa nkaho bo bageze ku byo bifuzaga, bateye imbere, bakataje, basubijwe. Abo Yesu we aravuga ngo biragoye ko bajya mu bwami bw'Imana, ngo ndetse icyoroshe nuko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge. Icyiciro gikunze kwibagirwa cyane ni icyiciro cy'abantu bagaragara nkaho basubijwe,
bagaragara nk'aho batakigize ibintu byinshi basaba. Bitavuze ko n'abandi batarasubizwa batibagirwa kubera gucika intege, ariko cyane cyane abibagirwa ni ba bandi twatangiye dusoma ngo nibamara kurya bagahaga, bakubaka amazu bakayaturamo, indogobe zabo zikabona amazi, inka zabo zikabona ubwatsi. Bene abo, icyo cyiciro cy'abantu bageze ahantu hashimishije nibo bagwa mu mutego wo kudamarara, bakibagirwa Imana yabicaje aho hantu. Bibagirwa iki rero? Bibagirwa, tubishyize mu rwego rwacu rwo gusenga no gukorera Imana, amasengesho umuntu asenga agikizwa, urukundo rwo gusoma Bibiliya, ishyaka ry'umurimo w'Imana, umuntu atarobanura akazi, yumva umurimo wose w'Imana umunejeje, imbuto z'umwuka wera uko ari 9 mu Magalatiya 5 uhereye kuri 22, urukundo, ibyishimo, amahoro, gukiranuka, kugira neza, kugwa neza, ibyishimo, umunezero, kwirinda. Izo mbuto z'umwuka wera iyo umuntu agikizwa aba yumva yazera nta na rumwe asize, ariko uko ibihe bigenda biza agenda acika intege, adohoka, hanyuma akagenda atabyitayeho, akagenda byihorera kugeza aho bizamunanira burundu. Ubwo akaba ageze mu gihe nawe cyitwa cyo kwibagirwa, akibagirwa. Hanyuma biterwa n'iki ko kwibagirwa rero? Kwibagirwa mu by'ukuri biterwa no kujya mu bintu bitarimo Imana, kandi ibyo bintu tukabijyanamo n'abantu badafite Imana. Nicyo kintu cya mbere kidutera kwibagirwa, kujya mu bintu bitarimo Imana, byaba ari akazi, byaba ari amasomo, byaba ari inshuti, byaba ari imibanire n'abandi, ariko iyo mibanire ikaba itarimo Imana, abo tuyishakaho bakaba badafite Imana, aho kazi kaba katarimo Imana, ibyo turimo bikaba bitarimo Imana. Ibyo bintu tujyamo n'abo bantu tubijyanamo, iyo bitarimo Imana bidutera kwibagirwa ko umwanya wa ngombwa w'Imana tuba twawutanze mu bindi. Ubwo rero tukagenda twibagirwa imikorere y'Imana, amategeko yayo, amateka yayo. Kandi iyo twatangiye kubyibagirwa, wayoboka Imana ute utazi umuyoboro wayo, utazi amategeko yayo, utazi inzira yatanze? Ntabwo byakunda. Hanyuma twayibuka dute rero? Twakwirinda dute kuyibagirwa ko ariyo ntego y'inyigisho yacu? Ahangaha ndasoza ntanga inama umuririmbyi wa 388 yaduhaye mu gitero cye cya mbere mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Aravuga ati dutunganira Imana ubudasiba. Akavuga ngo duhore tuyisenga. Kutibagirwa Imana ni ugutungana, ukirinda icyaha, wagikora ukihana. Gutunganira Imana ni ukwanga icyaha, urunuka, wagikora ntusinzire utarakihana. Kutibagirwa Imana ni uguhora uyisenga. Uyisenga ryari? Uguhora usenga uhora uyibuka, uguhora usenga uhora uyibuka. Kutibagirwa Imana ni ukugira imibereho ikwibutsa gusenga, igutegeka gusenga, iguhatira gusenga. Iyo mibereho idahari, kwibagirwa bituri hafi, biba bitworoheye. Muri ibyo kuvuga kandi ngo tuyumvire, wumvire Imana rwose, icyo umutima ukubwira, icyo umwuka wera akongorera ucyumvire. Kutibagirwa Imana ni ukubana n'abayo, ni ugufasha indushyi, ukabana n'ab'Imana ugafasha indushyi. Umuntu yaguhamagara ukitaba, umuntu yakwandikira ugasubiza, umuntu yarwara ukamusura, umuntu yagira akabazo ukamugera ukamutabara, kera imbuto ukamubanira. Kutibagirwa Imana ni ukubana n'abayo, ni ugufasha indushyi. Kutibagirwa Imana kandi umuririmbyi asoza ngo ni ukudasiba na rimwe kuyikorera. Kudasiba na rimwe kuyikorera. Ibi turimo turavuga, ukarara ijoro uvuga ubutumwa, ukarara ijoro utekereza abandi wabugezaho, ukarara ijoro utekereza ikindi kintu wakora kugira ngo nawe ugire uruhare mu kwagura ubwami bw'Imana. Reka dusenge Imana rero kugira ngo twese tugiremo uruhare, tutaba bibagirwa, ahubwo Imana ituminjiremo agafu, dushime muri byose. Mana, ndagushimiye ko uri Imana nziza kandi uri Imana nzima. Ijambo ryawe riravuga ngo nitumara kurya tugahaga, inka zacu, indogobe zacu zikagubwa neza, tukubaka amazu tukayataha, tukayabamo, ntituzibagirwe, ntituzishire hejuru. Duciye bugufi Imana, dusabye kugira ngo ya ibyifuzo byacu bitarasubizwa bidatuma tukwibagirwa ngo twirwanire, ngo tuvuge ngo Imana iri irareba he. Ya ibyifuzo byacu byasubijwe bidatuma twishira hejuru ngo Imana ntacyo tukikeneyeho.
dufashe umuntu wese wumvise ijambo kugira ngo ahorane umutima wishimye, kandi mu kari no mu gato umushoboze kuguhamya, kugira ngo agwize amanota, agwize ibihembo azahembwa nagira mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu, amen.